Abantu benshi bajya bibeshya ku kintu kijyanye no gushaka umugabo cyangwa se gushaka umugore, bibwira ko hari imyaka ntarengwa yo kubaka urugo, bakumva ko kugeza ku myaka runaka nko ku myaka 30 niba utarashaka bisobanuye ko hari kitagenda neza. Iyi myumvire ishingiye ahanini ku mico n'imigenzo imaze igihe mu miryango nyarwanda no mu bihugu byinshi ku isi, aho umuntu agomba kuba yubatse urugo mu gihe runaka ngo yitwe ko yashobotse. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu myitwarire y'abantu nka Dr. Nugeze, umwanditsi w'igitabo Defining Decay, mu mwaka wa 2012 yagaragaje ko abantu benshi bibasirwa n'igitutu cyo gushaka biturutse ku miryango, ku nshuti ndetse n'abavandimwe, aho kugira ngo bifatire umwanzuro ujyanye n'icyo bakeneye ko. Uyu Dr. J yakomeza avuga ko hagati y'imyaka 20 ndetse n'imyaka 30 ari ingenzi mu gufata ibyemezo bikomeye by'ubuzima, ariko ko mu by'ukuri igihe cyo gushaka kidakwiye gushingira ku myaka gusa, ahubwo ku bushobozi bwo kumenya icyo umuntu akeneye n'uko yiteguye. Ikindi ubushakashatsi bwakoze bwagaragaje ko mu bihugu byinshi by'umwihariko harimo n'u Rwanda, impamvu abantu batinda gushaka zijyanye no gushaka kubanza gukura neza mu bitekerezo, kubona akazi gahamye no gutegura ejo hazaza hatekanye. Ibi bigaragaza ko gushaka umuntu wo kubana nawe atari igikorwa cyo kwirukira ako kanya, ahubwo ari ugushingira ku gutekereza neza no kwifatira ibyemezo byubaka. Naho abandi banditsi nka Esther Perel mu gitabo yise The One Love agaragaza ko abantu bagomba kwiga kubaka umubano ushingiye ku bwuzuzanye no kwizerana aho kwirukira gusa ku gihe abantu batekereza ko barengeje imyaka bagomba gushakiraho. Ibi byose bigaragaza ko gushaka umugabo cyangwa umugore bitagomba kurebwa mu ndorerwamo y'imyaka gusa, ahubwo bikwiye guhabwa umwanya wagutse mu bitekerezo byacu, tukabishingira ku bushake, ubushobozi bwo kumva neza uwo tugiye kubana nawe no kumenya aho tugomba kugana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuva kera abantu bagiye bagaragaza impamvu zitandukanye zituma bashaka abagabo cyangwa abagore, rimwe na rimwe bigatangwa nk'ikimenyetso cy'ubukure n'ubushobozi bwo kubaka. Ariko se ni ikihe cyishi inyuma y'icyemezo cyo gushaka? Ni ayahe mahirwe n'ibibazo bivamo bitewe n'igihe n'uko umuntu abikoze? Niyo mpamvu tujya kwifashisha ibitabo, ubushakashatsi batwereka ibyiza byo gushaka mbere y'imyaka 30 cyangwa se nyuma y'imyaka 30. Ubushakashatsi bwakozwe na Harvard Study of Adult Development bwerekanye ko abantu bafite umubano mwiza w'igihe kirekire bagira ibyishimo birambye, bagakora neza mu kazi kandi bakagira ubuzima bwiza kurusha abadafite abo babana nabo. Umubano mwiza ushobora gutanga umutekano w'amarangamutima, ugatuma abantu babasha gufashanya no mu bibazo ndetse no mu iterambere ry'imibereho yabo ya buri munsi. Naho umwanditsi w'igitabo The 5 Love Languages Gary Chapman yerekanye ko abantu bakeneye gukundwa no kwitabwaho binyuze mu buryo butandukanye. Ibi bikerekana ko gukunda umuntu hakiri kare ari byiza kurusha kubana n'umuntu ako kanya mumaranye igihe gitoya cyane mukundanye. Nubwo ibyo byose bihari, hari n'ibibi byo gushaka. Nubwo gushaka bifite ibyiza, hari n'igihe biba inzira y'inzitane iyo bidateguwe neza, nk'uko byagaragajwe na Esther Perel mu bushakashatsi bwe yise Modern Relationship. Agaragaza ko kuba mu mubano udafite ishingiro rikomeye bishobora kuvamo umubabaro w'amarangamutima, kudahuza ndetse n'amakimbirane akabije. Gushaka kubera igitutu cyangwa gukurikira gusa imyaka bishobora gutuma umuntu yishora mu buzima atiteguye, bikamuteza guhangayika, kwicuza ndetse no kwangirika k'umubano wabo hagati yabo ubwabo. Gusa hari n'ibyiza byo gushaka utarageza imyaka 30, nk'uko byanditswe na Dr. Scott. Agaragaza ko abantu bashatse bakiri bato bakunze kugira amahirwe yo gukurira hamwe, bigatuma barushaho kumenyana neza, kubahana ndetse no kumvikana mu rukundo rwabo. Ikindi cyiza kirimo kurera abana hakiri kare. Abashakanye bakiri bato bagira amahirwe yo kurera abana bafite imbaraga, kandi igihe kinini cyo kubana nabo kikaba kirekire cyane. Gutekereza ejo hazaza hakiri kare. Iyo umuntu afite uwo babana, barushaho gufatanya no kwizigamira mu gutegura ubuzima burambye no mu ntego z'ubuzima bwabo. Nubwo ibyo byose bihari, ariko ushobora no kubyishimira. Hari n'ibibi byo kurenza imyaka 30 utarashaka. Icya mbere, igitutu cy'imiryango n'abo muri society. Aha niho motivation yabaye ingenzi, aho umuntu asabwa gukomeza ku nzozi ze no kumenya ko buri wese afite inzira ye. Icya kabiri, guhura n'abantu bake bafite gahunda yo kubaka. Mu myaka yo hejuru ya 30, bamwe mu bashoboka baba barubatse, bigatuma kubona ujyanye nawe bigorana. Gusa reka nkubwire, nukwishinga buri wese afite igihe cye. Nubwo isi yose ishobora kukwereka ko hari igihe gikwiye cyo gushaka, ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko ubwiza bw'umubano budashingira ku myaka gusa, ahubwo bushingira mu kwitegura, kumenya neza ibyo wifuza no kugira umutima utekanye. Nk'uko byagaragajwe na Dr. Helen Fisher, impuguke mu bijyanye n'urukundo n'imibanire. Love is not about finding the perfect person, but about becoming the right person. Paul Dolan mu gitabo yise Happiness by Design agaragaza ko ibyishimo birambye biva mu kwiyemeza inzira yawe, aho gukurikira ibyo society ishaka. Kwihutira gushaka kuko abandi babikoze cyangwa kubera imyaka bishobora gutuma utagera ku munezero w'ukuri. Reka dusoreze kuri iyi motivation wenda yakubaka. Don't compare your life to others. There is no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. Mu yandi magambo, gushaka si irushanwa, ni urugendo rusaba kumenya, gukura mu bitekerezo, gukunda no gukundwa mu kuri. Kugira imyaka 25, 30 cyangwa 40 nta kintu bivuze cyane kurusha kuba witeguye mu mutima wawe
ndetse no mu bitekerezo. The question is not whether you should get married but why and to whom. Umwanzuro nuko niba utarashaka ntugate umutwe, koresha iyo myaka neza, wimenye, wige, ukure. Niba warashatse kare cyangwa nyuma, shaka uburyo wubaka urukundo rufite imizi. Igihe cyiza cyo gushaka si igihe abantu bagushyiraho igitutu, ahubwo ni igihe wumva witeguye kuba wowe nyakuri mu rukundo rw'ukuri. Ngaho ugira amahoro n'umutekano. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment. Iri ni isomo ry'ubuzima. Rwanda Event TV. Ndabakunda, mugira amahoro n'amafaranga. I love you.